wenda n'icyenda zari hamwe n'urwuri, yari izimiye ivuye ku mwungeri, uyihana mangizerera itaye umungeri wayo mwiza, uyihana mangizerera itaye umungeri wayo mwiza. Wenda n'icyenda mbese ntizihagije, uwo mwungeri atisigaho iyo nayo ni iyanjye, naho yaba igeze kure ngiye gushaka iyo nama yanjye, yaba igeze kure ngiye gushaka iyo nama yanjye. Haleluya. Imigezi yambutse, haleluya, iyo ndabere bisa n'ivunitse ntabwo, uko niko yasanze nihondobereye bisa n'ivunitse ntabwo. Irimo n'abasose basindozi n'abasose n'izimihetu byishwe n'ikise, byishwe n'amahwabeza, ibiganza byishwe n'ikise, byishwe n'amahwabeza. Haleluya, haleluya, nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Joel Gospel Praise TV. Twageze ku munsi wa kabiri mu minsi 14 yacu twihaye yo gusoza umwaka turi kumwe na Kristo Yesu. Mbahaye ikaze aho waba uri hose kuri inosi yacu, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uturanye nacyo mu bihugu duturanye, waba uri muri Afurika, kandi naho waba uri hakurya ya Afurika mu migabane igiye itandukanye wumva ururimi rw'ikinyarwanda, tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma tubanje kukwifuriza ihumure mu mutima kuko Kristo Yesu ari uritanga, tutitaye ku bibazo ufite, tutitaye ku makuba urimwo, waba wabuze abo ukunda, waba wabuze umwe mu muryango wawe, tukwifurije ihumure ritangwa na Kristo Yesu. Uyu munsi rero tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu cya kabiri cy'umunsi wa kabiri. Dutangije indirimbo ivuga ngo hari intama 99, intama 99, ubundi zari 100
imwe ivamo iratata ita izindi, hasigara 99. Umwungeri aravuga ati iyi ngiyi yatakaye ntabwo ikwiriye kuba yatakara, nayo niyanjye ikwiriye kuguma mu zindi. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi rero ni intego ya Kristo Yesu, yaje gushaka no gukiza abazimiye. Iyo niyo sanganya matsiko tugiye kwibandaho kuri uno munsi. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana turi bugendereho. Turarisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 19. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 19. Reka duhere ku murongo wa 9. Igice cya 19 duhere ku murongo wa 9 dusome n'umurongo wa 10. Haravuga ngo Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Dusubire mu izina rya Yesu. Yesu aramusubiza ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Amen. Abavandimwe abakristo, ku munsi w'ejo dutangira uru rugendo twaganiriye ku kiganiro kivuga ngo Kristo Yesu impano ikomeye twahawe mu buzima bwacu. Uyu munsi tugiye gusobanukirwa impamvu iyo mpano yaje. Yesu ntiyaje kubw'abakiranutsi gusa, ahubwo yaje kubw'abantu bose, harimo n'abanyabyaha. Yaje gushaka no gukiza abazimiye. Iri ni ubutumwa bwiza butanga ibyiringiro kuri buri muntu wese. Muvandimwe, twese ntabwo twari abantu bo kugirirwa neza, ahubwo twese twari twarazimiye. Twazimiye kubw'ibyaha byacu bya kavukire, kuko ubwo umuntu wa mbere yari amaze gucumura, umuntu yahise aba intabwa, yahise aba igicibwa, ajya kure y'Imana, ajya kure y'ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu urukundo rw'Imana twabonye ku munsi w'ejo nk'impano twahawe, rwayiteye kohereza umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze gutarura ya ntama yazimiye, nirangiza yizere ikurwe mu rupfu, ihabwe ubugingo, ihabwe ubuzima buhoraho. Abaroma igice cya 3, igitabo cy'Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23. Reka duhasome twumve icyo hatubwira. Igice cya 3 umurongo wa 23. Reka twumve uko havuga mu izina rya Yesu. Haravuga hati kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Kuko bose bakoze ibyaha ariko ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Twese twari intabwa. Umwami Yesu yaje aje kutureba, aje kudushakisha, aje kudushaka nk'intama yazimiye, aje kudushaka ngo aduhe ubuzima, nk'uko ijambo ritubwira ngo uko Yesu yavuze ari ku musaraba ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwese nimuze munsange ndabaruhura. Muri ino minsi turi gusoza umwaka, birakwiriye yuko Kristo Yesu yagushaka akakubona, kubera ko muri kamere yawe uri umunyabyaha ukeneye kwakira Kristo Yesu.
ukeneye kwakira ino mpano kuko yaje ije gushaka umuntu wese wazimiye. Aho wazimiriye ni wo hazi. Ushobora kuba waratwawe n'isi n'irari rya kamere, ukirundurira mu byaha, ukirundurira mu ngeso mbi, ariko umwami Yesu muri izi mpera z'umwaka aragukeneye kugira ngo akuruhure, aguhindure mushya, aguhindure icyaremwe gishya. Kuzimira ntabwo ari ukubura inzira yo mu ishyamba gusa, ahubwo kuzimira ni ukubaho utazi Imana, kubaho udafite amahoro, kubaho ufite icyaha kigutegeka. Menya ngo niba ufite icyaha kigutegeka warazimiye, uri kure y'Imana. Ukeneye kwakira Kristo. Mu by'ukuri dukeneye kwegera ya mpano nziza twahawe y'ukuri itanga ubugingo. Uyu Yesu niwe ushaka abazimiye, niwe waje uje kudushaka. Umwami Yesu yaje ku bwacu twese. Muvandimwe, iyi nkuru nziza ntigucike, ntice mu matwi yawe ngo igende gusa. Menya yuko muri izi mpera z'umwaka ukeneye kugirirwa neza n'Imana. Ubuntu bw'Imana isumba byose bukwiriye kukugarukaho. Umwami Yesu yaje aje kudushaka nk'intama zazimye. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 15 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Reka twumve icyo hatubwira. Ninde muri mwe waba afite intama 100 akazimya zimwe muri zo, ntisige izindi 99 mu gasozi, akajya gushaka iyazimiye kugeza aho ari buyibone? Iyo ayibonye ayiterera ku bitugu yishimye, yagera mu rugo agahamagara inshuti ze n'abaturanyi be akababwira ati, twishimane kuko mbonye intama yanjye yari yazimiye. Uko niko Kristo Yesu abigenza. Iyo akubonye, iyo yakiriye umuntu akamwakira, akamubona yari yaramubuze, yari yarazimiye, umwami Yesu akoresha ibirori. Birakwiriye yuko mu ijuru hakwiriye kuba ibirori byishimira yuko watarutse, wavuye mu nzira mbi, wakiriye Kristo Yesu, ukareka kujya mu nzira y'abazimiye, ukaza mu nzira y'abafite Kristo Yesu umwana w'Imana. Muvandimwe, mwifurije gusoza umwaka neza. Mwifurije gusoza umwaka utaruka, uva mu nzira mbi, uva mu nzira y'abahenebereye. Yesu aragutegereje. Umwami Yesu niwe ugushaka. Umwami Yesu ntabwo ushaka gusa ngo akubone, ahubwo aranagukeneye kugira ngo agukize. Aragukeneye kugira ngo agukize. Yesaya 53 umurongo wa 5 haratubwira ngo, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe kugira gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Umwami Yesu aragukeneye kugira ngo za nkovu azigukirishe, ya mibyimba ayigukirishe, ya maraso yamennye aminjagirwe kuri wowe, wongere ugira amahoro, uve mu rupfu ujye mu bugingo. Aragukeneye kugira ngo agukureho ingeso za kamere, agukure mu mwijima, agukure mu barimbuka, agushyire mu bana b'ubugingo buhoraho. Bene data, erega urupfu rw'imibiri yacu twese tugomba guhura narwo, kubera ko umuntu wese wambaye umubiri yamaze gucirwaho iteka, ariko twashyiriweho andi mahirwe ya kabiri yo kwakira Kristo Yesu kugira ngo aturokore igihano cy'urupfu rw'iteka,
ari rwo rupfu rwa kabiri rubikiwe abanzi bose b'Imana. Ejo twabonye ijambo ritubwira ngo umwizera wese ntakwiriye gucirwaho iteka, ariko utamwizera uwamaze kuricirwaho. Ndababwira Kristo Yesu ukiza ibyaha, ndababwira Kristo Yesu ukura mu rupfu, ndababwira Kristo Yesu ubabarira ibyaha byose, akagukura mu mwijima akagushyira mu bugingo. Yaje aje kugushaka ngo aguhindure icyaremwe gishya, aguhindure umwana w'Imana, agukure mu ngeso mbi za kamere, izo ngizo zarusha umutima wawe. Uraryama ukabura amahoro, urasinzira ukabura amahoro, ufite icyaha cyakwizingiranyijeho cyakubujije amahoro, ufite umuryango wawe ubayeho nabi, uhora mu ntonganya, ariko ushobora kuba ubiterwa n'uko utarakira Kristo Yesu. Imana ishimwe. Uyu yakomeretse kubw'ibicumuro byacu. Yesu ntabwo yaje kuduhumuriza atubwira amagambo meza gusa, ahubwo yaje gutanga amaraso ye, gutanga ubugingo bwe, gutanga ubuzima bwe, gutwara, kwikorera ibyaha byacu. Yazanywe no kwikorera uwo mutwaro ukuremereye, hari ukwiye kuwikorera ukabaho uri free, uri away of sin. Ukwiriye kubaho nk'umwana w'Imana. Umwami Yesu aragukeneye. Agakiza kabonerwa mu maraso ya Kristo, si mu mirimo yacu, ntabwo ari mu mirimo myiza wirirwa ukora. Niba ukora imirimo myiza utayiterwa n'uko wakiriye Kristo Yesu, ibyo ntacyo bivuze, kuko uraruhira ubusa. Twabonye inkuru za Zakayo, aho Yesu yamubwiye ngo uyu munsi agakiza kari burari wawe. Uyu Zakayo nawe yari ari mu bari barazimiye, yari intama yari yarazimiye. Kristo Yesu yari yaraje aje kumushaka, aje kumureba kugira ngo amukize. Uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, agakiza kakwiye gutaha mu mutima wawe. Uyu munsi uri kunyumva, agakiza gakwiye gutaha iwawe, mu rugo rwawe, mu bana bawe, mu bavandimwe bawe, mu nshuti zawe. Ukwiriye guhinduka umutima. Fata icyemezo, fata icyemezo, uhinduke, fata icyemezo kugira ngo imibanire yawe n'abandi ihinduke. Ubu butumwa ni ingenzi muvandimwe, ubu butumwa ni ingenzi. Muri iki gihe cy'irangiza ry'umwaka ukwiriye kwakira Kristo kugira ngo akuruhure. Abantu benshi barangiza umwaka bafite amafaranga, bafite ubutunzi, ariko badafite amahoro mu mitima yabo. Benshi bari kurangiza umwaka babuze amahoro. Harimo ababuze byose, babuze amahoro, babura n'ayo mafaranga. Ariko nagira ngo nkurangire utanga amahoro y'ukuri ni Kristo Yesu, uwaje kugushaka kugira ngo agukize. Benshi barangiza umwaka bafite inshuti ariko badafite Yesu. Ariko none usoza umwaka uri mu mwijima, nagira ngo nkubwire ko ari akaga gakomeye. Wisoza uyu mwaka uri mu mwijima, akira Yesu. Sanga Yesu akugirire neza, akuruhure. Reka uzatangire undi mwaka uri muri Kristo Yesu, kuko ari we mugisha ugutegereje. Reka twibaze ibi bibazo, reka dusoze twibaza ibi bibazo. Muvandimwe, ese Yesu yaragukije koko, cyangwa umutima wawe uracyari mu mwijima? Ese koko uriho kubwo gukurikira
gukurikira Yesu cyangwa uzi ko uriho ku bwawe? Ese niba koko waramenye Kristo ukaba waramwakiriye, ukwiriye kumubwira n'abandi abazimiye bakava mu nzira mbi. Urahamagarirwa gukora ibi bintu. Niba wumva uri kure y'Imana, Yesu aragushaka. Niba waratakaje inzira, Yesu aragukiza. Niba uzi ko wakijijwe, genda ushaka abandi ubamenyeshe uyu Kristo, abaruhure, abakure mu mwijima. Ntugasoze uyu mwaka uri kure y'umukiza wawe. Hoya, wisoze uyu mwaka uri kure ya Kristo. Soza umwaka uri mu nzira nziza y'abana b'Imana. Iki cyari ikiganiro cyacu cy'umunsi wa kabiri. Ariko hatitawe ku bibazo ufite, muvandimwe, fatanya nanjye gusengera isengesho. Mwami Yesu, turagushimira kuko waje kudushaka ukadukura mu byaha nk'abari bazimiye. Turemera ko twazimiye rwose. Weretse aba bantu kugira ngo ubagirire neza, ubasange, batarure. Abemera kukwakira begere Kristo, bahindure, baha amahoro, bahe gusoza uyu mwaka bari muri Kristo Yesu. Bahe gusoza uyu mwaka bafite ubuntu buzima. Nyemerera bazatangira umwaka bawutangirane na Kristo Yesu. Umuntu wese wumvise iri jambo umuhe umugisha kandi umuhe kuribika ku mutima. Haleluya, haleluya. Nyemerera uyu mwaka abantu bawusoze bari muri Kristo Yesu, kandi uriya mwaka tuzatangira abantu bazawusozanya amahoro. Abari mu mwijima bakureyo, ubashyire mu mucyo, ubaruhure, ubambike ubwiza, ubashyire mu mahoro. Turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muvandimwe ukundwa, ndagushimiye ko wabanye natwe. Wibuke gusangiza abandi iki cyigisho, ukore subscribe kandi unakomenting kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe kugera kuri benshi. Tuzasubira ku munsi w'ejo, ku munsi wa gatatu w'ino minsi 14 twihaye wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Umwami w'amahoro abane nawe, aguha umugisha, ashyire ihumure mu mutima wawe. Amen. Ihindura